Harya amatungo n'inyamaswa biratandukanye? Biratandukanye. Dusobanurire kugira ngo n'abantu babyumve. Nanone inyamaswa ziri mu matungo, ariko amatungo yose si inyamaswa. Iyo tuvuga amatungo akenshi tuvuga aya ngaya nyine dushobora korora mu rugo, ariko iyo inyamaswa zijemo akenshi hazamo n'umuntu ashobora kumva n'iz'igasozi. Ikibazo cy'amatsiko, ipusi ni inyamaswa cyangwa itungo? Ipusi ni itungo kuko iza muri domestic animals, amatungo yo mu rugo. Yobu arabihakana, ntabwo yigeze yihakana Imana ye. So ikintu cya mbere umukiranutsi ahamagarirwa gukora igihe ahuye n'ibigeragezo ni ukutihakana Imana. Muri bya bigeragezo bigusaba kuba wakwihakana Imana cyangwa ukwitwara ugutandukanye n'ibyo wizeye, ntabwo bikwiye ko umuntu yihakana Imana yihakanishije imyitwarire ye. Ariko hari n'ibindi bigeragezo, urumva Yobu ngaha yagize ibigeragezo bibabaje biteye agahinda, ariko habaho n'ibindi bigeragezo bisunikira abakristo mu byishimo. Mu by'ukuri ubundi mu buzima busanzwe umuntu atakabaye agira ikibazo. Urugero nk'ibihe? Urugero ni uwitwa Joseph. Joseph tugiye gusoma uyu munsi aya masaha aya masegonda no ku munota ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu aricyo cyacu Gospel House, ikiganiro cya RC Nyagatare ifatanyije na New Life, ariko mukamukigezwaho nanjye umusore Kado nk'ibisanzwe. Mbaje kubasuhuza mwese aho muherereye mu mirenge 14 y'akarere ka Nyagatare, akarere ka Gatsibo, Kirehe, Rwamagana na Rulindo ngo baradukurikira. Ubu byaroroshye ku isi yose muratwumva ku murongo wa internet cyangwa se kuri murandasi kuri rba.channel.rwa eshatu RBA RA_channel.rwa ugakandaho ukajya kuri radio Nyagatare ukatwumva. Abari mu Uganda baratwumva, abari muri Aziya, Oceania, imigabane hajya yabaye ingahe? 6 kwiza twebwe 5. Yes, ndi kumwe na Worship nziza cyane, Morning Star yo muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Ndi kumwe na pastor kandi uyu munsi ibintu bimeze neza cyane. Nizere ko mwese mudukurikiye, aba papa, aba mama, abana batoya. Ubushyizwe tumwe n'abana batoya, abantu barishima cyane. Tuzongera tubagarure cyane. Shimira Manzi watubanjirije uyu munsi, ibintu bimeze neza cyane. Twatangiye twumva indirimbo Alarme kugira ngo Manzi yongere izamure abantu bari i Kigali. Nizere ko muzitabira igitaramo cya Alarme Ministry cya concert yitwa Iyo Niyo Data. Ntabwo turi butinda cyane, data nakira worship team ya Morning Star batuzamura, asigaye tuze kuba tuganira. Nizere ko muduteze amatwi muri benshi cyane. Wow, sawa, tuzamura indirimbo. Yes, ngizo mpundu, izo mpundu. Ndi kumwe na worship team ni Morning Star, harimo abasore beza, abasore bikara cyane ndetse n'abakobwa beza b'imibiri yombi. Hari umuntu yatari inzo iyo ari atari inzobe atari n'igikara, ubwo bavuga ko ari imibiri yombi. Ndagira ngo mbere yuko mutangira muturirimbira mubanze mutwibwire. Turahera ku mukobwa mwiza ndi kubona hariya, umusatsi wa naturere ku batamureba, yambaye jumper y'umukara, agira ngo twibwire. Murakoze, nitwa Ikuzwe Benite, ni umunyeshuri nanjye hano muri UR, tukaba tuba muri Morning Star. Yes, Ikuzwe Benite, uri umuririmbyi? Yego. Wiga ibiki muri kaminuza y'u Rwanda? Ubuvuzi bw'amatungo. Ubuvuzi bw'amatungo cyangwa se icyo bita veterinary medicine. Hari undi mugenzi wawe nawe yakwegera mikoro.
murakoze. Nanjye nitwa Adelphine Umukiza, niga hano muri UR, nkaba niga ishami ry'uburezi. Nanjye ndi umwe muri Morning Star Worship Team. ukaba wiga mu wa kangahe? Niga muri level 3 mu wa gatatu. warashatse cyangwa uri simbo? Ndisi Yes, ni singa. Arakoze cyane. Izina ngo ni Adelphine Umukiza. Uwumukiza Adelphine, umuririmbyi muri Morning Star. Aha, hari umusore iruhande rwe nawe ubona ko ari muremure, ashobora kuba nsumba cyangwa tureshya. Nawe yakwegera mikoro akatubwira. murakoze. Amazina ni Gilbert Ndayishimiye, Aha. niga mu mwaka wa kabiri ibijyanye n'ibinyabuzima byo mu mazi cyangwa se aquaculture and fisheries management. Hanyuma nanjye ndi umwe mu banyamuryango ba Morning Star. Morning Star, ariko Morning Star uri umuyobozi? Ndi umuyobozi wa Morning Star, president. Aha, Nzimana sanzwe n'umuyobozi. Morning Star se bivuze iki? Ubundi Morning Star ni inyenyeri yo mu ruturuturu. Inyenyeri yo mu ruturuturu. Mu ruturuturu hajya ni ryari? Mu ruturuturu Ni saa sita cyangwa ni saa 11? ni mu gitondo cya kare kare muri ayo masaha. Umuseke utambitse. None se iyi ikaba ibarizwa mu ni worship team, ni ministeri, ko nayo nshaka kuzaza muri ministeri, wenda wasanga ari njyewe Imana yanyeretse. Ni worship team ibarizwa muri association yitwa AGMER, Association de Jeunesse Methodiste, Estudiantine Methodiste Libre cyangwa Libre. ini? Ni Libre. Yes. Aha. Hari mugenzi wawe twihuse nawe. Aha. murakoze cyane. Amazina ni Wilson Genukwayo. Agera mikoro. Ni Wilson Genukwayo niyo mazina yanjye. Nanjye ndi umwe mu banyamuryango ba Morning Star Worship Team. Ikora umurimo w'Imana muri AGMER UR Nyagatare. Aha. Ukaba uhagarariye? Nkaba nanone mpagarariye association. Aha. Yes. Ndi umunyeshuri nanjye niga mu wa 4 veterinary medicine. Yes, nawe uri doctor mu ushinzwe kuvura inyamaswa amatungo n'inyamaswa. Yego. Harya amatungo n'inyamaswa biratandukanye? Biratandukanye. Dusobanurire kugira ngo n'abantu babyumve. Nanone inyamaswa ziri mu matungo, ariko amatungo yose si inyamaswa. Iyo tuvuga amatungo akenshi tuvuga aya nyine dushobora korora mu rugo. Ariko iyo inyamaswa zijemo akenshi hazamo n'umuntu ashobora kumva n'izigasozi. Ikibazo cy'amatsiko. Ipusi ni inyamaswa cyangwa itungo? Ipusi ni itungo. Kuko iza muri domestic animals, amatungo yo mu rugo. Inkoko ni inyamaswa cyangwa Ni itungo? itungo nayo. Ibitera tujye tubona hano muri Nyagatare. Zira ni inyamaswa. Abantu bose batemera mu mujyi wa Nyagatare bazi icyo bita igitera. Iyo ngiye kwa muganga ndabibona. Cyane. Yes, hari undi nawe uri iruhande rwa umusore w'inzobe ufite umusatsi ugiye gukaraga. Bihuse. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Museveni Joy, nanjye umwe mu bakora umurimo muri Morning Star. Ndi umunyeshuri muri kaminuza umwaka wa gatatu, niga ibinyabuzima byo mu mazi, aquaculture and fisheries management. Yes. Ubundi imvubu nabyo murazi, hari imvubu ziba mu mazi. Ubu nazo muraziga. Siko mukaze. Yes, hano hari umucuranzi umeze neza cyane. Nawe turagira ngo twibwire, tuze dukurikizaho gafotozi nawe twibwire. Murakoze cyane. Nitwa Byuma Ale, nanjye niga muri kaminuza, niga aquaculture and fisheries management. Nanjye ndi umucuranzi. Murakoze. Yes, Byuma arakoze cyane. Gafotozi nawe ntamugoye yakwegera mikoro gatoya akatwibwira, ni cameraman. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Yes, Nitwa Nshimyumukiza Damascene, ari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, cyangwa se College of Education, mwaka wa gatatu kwigisha Igiswahili n'Icyongereza. Nishimiye kuba hano kuri radio ya Nyagatare. Imana iduha n'umugisha. Yes, urakoze cyane. Tugiye gutarama. Tugiye kuganira, tugiye no gutarama. Nizeye ko mwiteguye. Ariko mbere ya byose, hari icyo tubona tukirageza. Turagize Imana. Ndagira ngo brother uri hagati ya sister iruhande rwa Delphine, abanza dusengere umunota umwe, ahasigaye muzamuka n'indirimbo. Turaza kuganira uyu munsi, ni topic ivuga ngo umukiranutsi cyangwa se umukristo iyo ahuye n'ibigeragezo akora iki? Mwese uko muri hano muri abakristo, hari pastor, hari twemerewe gusharinga ibitekerezo no kungurana ibitekerezo. Twese turaganira twungurana ibitekerezo, ndetse n'abadukurikiye tubaha n'umwanya nabo bakaduhamagara
bakatubaza ibibazo ndetse bakaduha n'inyunganizi ndetse n'ibitekerezo n'ibyifuzo byabo. Yes, tugiye gutangira kuririmba mu minota 2 akaririmbo kamwe. Yes, ndumva twatangira. Ni karibu Morning Star. Tugushimiye Imana igira neza, tugushimiye kuri Imana ikomeye, tugushimiye kuri umurengezi wacu wabanye natwe, twambika imbaraga zawe muhabwa icyubahiro. Mana, tugeze hano muri no radio, turakwinginze kugira ngo ubwo tugiye kuvuga izina ryawe, ubwo tugiye kwamamaza izina ryawe, ubane natwe kandi ubane n'abadukurikiye bose, babashe gukira, babashe guhembuka, babashe kubona impemburo bivuye muri iri jambo ryawe tugiye kunyuza muri bwo kuririmba. Komeza kubana natwe, komeza kutugirira neza, mu izina ry'abakoze Kristo Yesu.
pastor murakoze cyane indirimbo nziza cyane nari ntagiye kujya mu mwuka ariko nawe mukanya ndaza kubabaza uko bimeze kugira ngo mutubwire mwe mudukurikiye kuri radiyo kugira ngo twumve uko bimeze muri iki gitaramo kimeze neza cyane abaririmbyi beza cyane bafite amajwi aregeye bafite amajwi ari ku murongo nari ntagiye kujya mu mwuka Unaziye mu mwuka. umwuka kabisa ahubwo nari ntangiye kubona na manzi na pastor bose bagiye mu mwuka bamwe yaragiye kumbwira ati ese twakomeye tukaraba ariko nabyo turongera tugaruke reka nsabe pastor yegere mikoro ahasigare dutangire kuri topic yacu y'uyu munsi ivuga ngo ese umukiranutsi aramutse ahuye n'ibigeragezo yakora iki iri jambo nashatse kurisanisha n'ijambo rivuga ngo inkike ese imfatiro z'umukiranutsi zisenywe umukiranutsi yakora iki ni nkaho nashatse kubisanisha ariko byose ni ijambo rimwe umukiranutsi yewe n'ibigeragezo akora iki imfatiro z'umukiranutsi iyo zisenywe akora iki pastor karibu umwanya ni uwawe murakoze cyane Kado. Nitwa Pastor Julius Ndayisaba ndi umushumba muri New Life Bible Church. Nejejwe no kubana namwe muri iki kiganiro kandi abadukurikiye bose baba abakristo ba New Life baba abaturage bari muri aka karere ka Nyagatare n'ahandi hose mu turere tundi ndetse no ku isi, mwese ndabanezerewe kandi bakiri mu kiganiro. Rero ntabwo Kado ntabwo ndi bubangikanye ibibazo ntabwo ndi bubangikanye izo teme uko wari uzimpaye uko zingana gutyo. Abatanyumvise nari nababwiye ko nitwa Pastor Julius Ndayisaba nkaba ndi umushumba muri New Life Bible Church. Rero mbahaye ikaze muri iki kiganiro. So iyo nsanganyamatsiko ndahitamo kimwe ntabwo bibangikanye nk'uko wabigenje. Yes, kuri topic yacu y'uyu munsi ravuga ngo umukiranutsi cyangwa se umukristo aramutse ahuye n'ibigeragezo yakora iki. Tugendere muri uwo mujyo. Yego. Rero nk'uko bisanzwe iyo mwantumiye muri iki kiganiro ntabwo njya nkunda kwifashisha ubundi bumenyi buhambaye, nubwo bihari nifashisha ijambo ry'Imana kuko nibyo nahamagariwe kwigisha. N'ubundi njya nifashisha Bibiliya kugira ngo tubashe kwinjira muri iyi nsanganyamatsiko. Ndifashisha ingero 3 zo muri Bibiliya zitwereka abakiranutsi, zitwereka abantu b'Imana bakiranutse, ndetse mbagaragarize n'uburyo babyitwayemo kugira ngo mbashe gusubiza kino kibazo gikubiye muri iyi nsanganyamatsiko. Yego. Rero wenda mfashe nk'amagambo y'ingenzi agize insanganyamatsiko. Icya mbere harimo umukiranutsi, keyword 1 ni umukiranutsi. 2 harimo imyitwarire ye mu bigeragezo cyangwa se ahuye n'ibibazo. Nibyo nshaka kugira ngo ninjire aho ngaho. Bishatse kuvuga ko abakiranutsi barahari, babaho, kandi n'ibigeragezo birahari. Ibyo bintu uko ari bibiri bibangikanye biririyo, ni ubuzima bw'umukristo, yaba bakera tubona muri Bibiliya yaba bariho none, nta cyahindutse. Ibigeragezo birahari ariko n'abakiranutsi barahari. Yego. Ndifashisha urugero rwa Yobu, tubona inkuru ze mu gitabo cya Bibiliya. Nifashishe urugero rwa Yosefu, nifashishe n'urugero rwa Dawidi. Abo bose ni abantu tubona muri Bibiliya. Rero kamasome kugira ngo mbashe kwinjira mu kiganiro neza. Tujye muri Yobu. Ndebe Yobu ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Kansabe abajeni bo muri kaminuza wahageze mbere mfashe kugira ngo twihute. Yobu ibice 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10.
tubanze tuhasome yego hanyuma undi anshakire mu itangiriro ibice itangiriro ibice 39 ku murongo wa 8 no umurongo wa 9 sivyo ibyo ni igice cya kabiri ngiye gusoma hanyuma igice cya nyuma ndi gusome ni muri Samweli wa mbere yego muri Samweli wa mbere Samweli wa kabiri ibice 11 umurongo wa 3 niba hari uwahageze ahambere adufashe tuhasome twumve icyo havuga dusome ijambo ry'Imana Yobu ibice 2 ku murongo waho wa 9 haranditswe ngo umugore we aramubwira ati mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe ihakana Imana wipfiye yego ku murongo waho wa 10 ariko aramusubiza ati uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe amen icyambere umukiranutsi cyamagara uburyo ahamagara kwifata n'imyitwarire ikwiye kumuranga igihe yahuye n'ikimugerageza icyambere ni ugukomera ku nyangamugayo bwe niba aha dusomye Yobu yari umukiranutsi uzwi ijuru rimuzi ariko igihe kimwe Satani arigendagenza ajya kwibarisha ati umpaye Yobu nkamugerageza yakwihakana Imana kuko yari yizeye ko Yobu ari umukiranutsi koko iramurika ibi byose byabaye kuko icyabaye angaha wenda tutasomye mirongo ibanza yapfushije abana apfusha amatungo ubutunzi bwose yari afite mushyiraho bituma noneho umugore amwoshya ngo yihakane Uwiteka ariko kubera ubunyangamugayo n'ubupfura no gukomera ku Mana ye no kwizera kutajegajega Yobu arabihakana ntabwo yigeze yihakana Imana ye so ikintu cya mbere umukiranutsi ahamagarirwa gukora igihe ahuye n'ibigeragezo ni ukutihakana Imana muri bya bigeragezo bigusaba kuba wakwihakana Imana cyangwa ukitwara ugutandukanye n'ibyo wizeye ntabwo bikwiye ko umuntu yihakana Imana yihakanishije imyitwarire ye ariko hari n'ibindi bigeragezo urumva Yobu angaha yagize ibigeragezo bibabaje biteye agahinda ariko habaho n'ibindi bigeragezo bisunikira abakristo mu byishimo mu by'ukuri ubundi mu buzima busanzwe umuntu atakabaye agira ikibazo urugero nk'ibihe urugero ni uwitwa Joseph Joseph tugiye gusoma mu itangiriro ibice 39 ku murongo wa 9 naho ndagira ngo tuhasome harya Yosefu ni wa wundi wagiye kwa Potifari wabo bakuru be hajya bamutaye Yosefu inkuru ye n'umukomoka mu bana ba Yakobo niwe nigeze kumva muri Bible bavuga ngo niba ari Karosi bene se bamwitaga Karosi baramujugunya bashatse kumwica biranga bageze bamugurisha abacuruzi bajyaga bacuruza bava muri ibyo bihugu byabo byo muri Aziya yo hagati abacuruzi bajyaga bakora ibintu by'ubucuruzi ngo bene se baramugurisha agurwa n'abantu bari baje mu gihugu cya Egiputa ahageze nyine ari umuntu waguzwe ari umunyage biza gushoboka yuko ajya ku mwami wa Egiputa kuhakora ubwo story ukuntu byagenze aho simajya gusa icyabaye nuko akigerayo umwamikazi yaramubengutse ati ndagushaka rwose turyamane umugore wa Potifari hajya n'umugore yari umugore wa Farawo cyangwa yari umutegetsi ibyo ntabwo nabigiyemo ashobora kuba yari umwami cyangwa ari umutegetsi ukomeye gusa ikigaragara ni uko Yosefu yakoraga ahantu hakomeye nko kuri First Lady we umudamu wa mbere mbese noneho Yosefu aza kubengukwa n'uwo muntu uwo mudamu umugore wa Potifari ati turyamane Yosefu ngo yari umusore mwiza biza kurangira Yosefu abyanze arabyanga ndashaka nko kumufata ku ngufu aramwiyaka arahunga
ikindi gikorwa umukiranutsi yawe n'ibigeragezo bitewe n'ubwoko bw'ikigeragezo. Ikigeragezo kimwe ushobora guhangana nacyo ukagikomeramo, ariko hari n'igisaba guhunga kugira ngo kitagukura mu buntu bw'Imana, kitagukura mu bukiranutsi bwawe, kuko Yosefu yari umusore wagambiriye kutaziyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Mbese niyo mpamvu yahunze, yanze ibyo umwami uwo muntu ukomeye yanze gusanga shugamami. Mbese urebye arabonye nka shugamami muri iki gihe, imvugo y'iki gihe hari umujene wiboneye shugamami nyine. Nuko byari bimeze. So Yosefu icyo yakoze yarahunze, biza kumviramo ibibazo, ava hagera muri gereza kuko yarabizize arafungwa. Mbese nta kwa kundi bavuga ngo nanze kwiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose. Icyabaye nuko bamushyizeho ikirego cy'uko yashatse gufata umugore w'umutegetsi ku ngufu. Ubwo ni ukugira ngo bitagaragara ko uwo mugore w'umutegetsi adaseba. Of course. So icyo nashaka kuvuga ni iki, hari ikigeragezo ushobora guhura nacyo bikagusaba guhunga. Uno munsi aho turi hanze aba bantu, aba ni abanyeshuri, ejo bundi bazaba bari hano ku isoko ry'umurimo, azahura n'umuntu amukubitira ruswa ati nkorera iki, ndaguha nawe. Kandi icyo ni ikigeragezo. Ni ikigeragezo ariko kiri attractive, gikurura, kuko nta muntu udakunda iseni. Rero nk'icyo niba ukiranuka koko uzi ngo iki kintu ugiye gukora ntabwo gishimwa n'Imana, icyo usabwa ni uguhunga. Ntabwo ari ukwihangana ngo ukigumemo. Reka nsimbuke ngere kuri Dawidi. Dawidi nawe yari umwami w'Abisiraheli. Igihe kiza kugera aza kubona umugore w'umugabo witwaga Uriya, yari yaratabaye ari ku rugamba. Dawidi yari umwami ufite ingabo zirwana. So abonye ngo umugore yarimo atambagira kuri veranda, naho navuga ngo dusome muri Samweli wa kabiri ibice 11 naho umurongo wa kangahe? Samweli wa kabiri ni ibice 11 nda mu murongo wa kabiri. Ariko icyabaye muri iyo nkuru wenda turaza kwasoma twitonze. Ni Samweli wa kabiri ibice 11 umurongo wa 3, aho yabonye umugore witwaga Batsheba, umugore umwe mu ngabo ze witwaga Uriya, amubonye ngo ari umugore mwiza aramubembuka. Ubwo ndimo ndakwereka uburyo abakiranutsi bakwiye kwitwara, ariko hari n'abakiranutsi binanira kunanirwa kwifata, agatakaza ubunyangamugayo. So Dawidi umwami amubonye agendagenda ngo ku rubaraza ku kagoroba, umwami ubwo yari mu bikari bye, abona ikizubazuba hariya, kwihangana biramunanira, atangira kubaza ati ariko uriya ni umugore wanje, batirinye atavuga umugore wa Uriya ari hehe, batari ku rugamba. Ubwo atangira noneho gushakisha uburyo ajya gusaba nomero. Bya bindi bigezweho by'ubu ngubu, abasate asaba nomero, gasaba nomero, birangira akoze icyaha cyo gusambana n'umugore w'umusirikare we. Byaje no kurangira, ntabwo nahasomye neza ariko ndaza kwasoma, ariko icyavuyemo ni uko n'umugabo yaje kwicwa azira umugore we, kuko Dawidi yashatse guhishira icyaha yakoze. Urumva? So umukiranutsi nyamukiranutsi rero, icyaha cyangwa se ikigeragezo iyo kimuteye kikamushuka kimukurura, kuko ubundi ikigeragezo iyo kiza kirembuza, nk'ibya Yobu byazaga bimuhondagura. Ibyo nabyo hari imyitwarire yabo, ariko hari n'ibigeragezo biza bikurura, bishukana. Tubonye abagabo babiri, Yosefu we yarahunze, afata icyemezo cyo kwiruka agahunga akabivamo, kabone n'ubwo yabizize akabifungirwa. Ariko Dawidi icyo tubona cyaramukuruye, ikigeragezo cyaramukuruye nawe arakururika, abigwamo, aranyerera sere bikavamo, biza no kurangira akoze icyaha cya kabiri cyo kwica n'umugabo w'uwo mugore. Ni nk'icyo bitaga ngo ni ugukora penaliti. Rero muri make nsoza kugira ngo mpe n'abandi ijambo, ukuntu umukiranutsi akwiye kwitwara mu kigeragezo icyo ari cyo cyose, akwiye kurinda ubunyangamugayo bwe, akarinda agakiza ke, akarinda ukuri kw'ijambo ry'Imana yamenye. Murakoze.
Yes, urakoze cyane pastor. Noneho ndagira ngo mbaze Wilson. Wilson ngira ngo harimo witwa Wilson. Yego. Hari Joy Museveni ndetse na Wilson. Yego. Amazina ngira ngo barimo. Wilson ndabona negeranye na Museveni. Nabamenye. Hari n'uwitwa Benite. Yego. Ikuzwe akuzwe. Ikuzwe. Ikuzwe. Mwe mwitegura mwese buri wese aragenda. Wilson. Karameni. Ugeze uhura n'ikigeragezo se buriya? Yego. Uraduha akantu gatoya. Uhuye n'ikigeragezo nk'umukristo wabigenje ute? Mbere na mbere Egera mikoro neza. nahuye n'ikigeragezo nanone kuko ibigeragezo nyine bikwiye kuba mu nzira y'umukristo. Yego. Mbaye ndahura n'ibigeragezo ntabwo nawe ndi mu nzira ya nyayo. Yego. Ntabwo nahuye n'ibigeragezo kera n'uyu munsi ndi mu bigeragezo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turi muri isi dufashe igihe kinini mu ntambara. Yego. Kandi intambara ntabwo ari ikintu gisanzwe, ubwabyo ni ikigeragezo gikomeye. Voilà. Iyo njye muhuye n'ikigeragezo cyangwa se iyo ndi mu buzima bugoye, Yego. kimwe mu bintu njya nkora cyane ndasenga. Yego. Nicyo kintu nkora cyane kuruta ibindi byose, cyane cyane nifashishije urugero rwa Kristo. Yego. Igihe ari mu nzira ajya kubambwa, ijambo ry'Imana atubwira ko nawe ubwe yasenze. Yego. Nubwo yari Imana afite imbaraga z'ubumana, Yego. afite no gutegeka byose, ariko yarasenze. Yego. Nanjye ndi mu bihe bikomeye niyambaza Imana ndasenga, nkaragiza Imana urugendo rwanjye n'ibingerageza byose, kuko yaravuze ngo abarushye n'abaremereye mwese nimuze ndabaruhura kuko ndi umugwaneza. Yego. Ntabwo rero nabuze Uwiteka kwikorera, ntabwo nabura kwikoreza Uwiteka ibintu byanjye n'ibigeragezo byanjye byose. Ni ukuvuga nk'umuntu wahuye n'ikigeragezo ari muri Katabagemu cyangwa se mu Kirebe, ni ihe nama wamugena? Ni ukwegera Imana. Mbere na mbere arasenga kuko isengesho navuga ngo ni nk'ikoranabuhanga ry'Imana ritangaje cyane. Ntabwo rigira limite. Yego. Umuntu ahantu hose waba urishobora gusenga ku rwego rwose, ku rwego umuntu rwose nyine umuntu yaba ariho, n'amagambo umuntu yaba ashoboye kuvuga. Yego. Kuko ngo ni Imana yumva byose cyane, n'amajwi mu mitima burya Imana irayumva. Yego. Kuba ari aho ngaho wari uvuze, yaba ari Matimba cyangwa se ahandi za Musheri n'ahandi nyine bavuga. Yego. Niyo waba uri kure cyane, Imana irakumva rwose. Yego. Ndashidikanya ko Imana yumva umuntu. Yes. Ni kwa kundi bavuze ngo ryabanga ryo mu mutima ngo urimubwire umwizeye ngo Yesu arabyumva. Delphine, ndagira ngo wegere mikoro, ndakubaza akantu gato nawe. Delphine, nk'umwana w'umukobwa hariya wambwiye ko wiga mu wa kangahe? Wiga mu wa gatatu. Uburezi. Uri umwarimu w'ejo hazaza. Waba warigeze uhura n'ikigeragezo? Wenda ushobora kuri nko mu myaka 22 cyangwa 23, ariko uko biri kose ntabwo waba warabuze guhura n'ikigeragezo, kandi ndabona umeze neza. Ikigeragezo ni gute waba waragitambutse cyangwa se warakirokotse nk'umukristo, kugira ngo wenda n'undi mwana, wenda n'undi mukobwa nkawe uri kukumva, uri Kirehe cyangwa se uri mu Bugande cyangwa se uri muri Amerika, nabo baratwumva, kugira ngo nawe nashobora guhura n'icyo kigeragezo azabona uburyo agicika cyangwa se akirokoka cyangwa se agitsinda. Yego, murakoze cyane. Yego. Ntabwo ndajya kure y'ibyo bagenzi banjye bavuze ndetse na pastor. Wilson abanje kuvuga ngo ikimufasha ni ugusenga, ndetse n'umukristo wese muri rusange ikintu yagakwiye kubanza ni ugusenga. Yego. Ngiye nongeraho no gusoma ijambo ry'Imana, kuko urugero nk'amagambo tumaze gusoma niho dusanga aba bantu bose bagiye bagera ku rugero rwiza rwo gukiranuka, kandi nabo bagahura n'ibyo bigeragezo, finally bikarangira babitsinze. Rero aba ni abantu bafatiraho icyitegererezo, cyane ko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo ibintu byose byahozeho, nta gishya, twese ibigeragezo tunyuramo haba hari abandi bantu babinyuzemo. Yes. Ngiye nongeramo no gusoma ijambo ry'Imana, kuko naryo rirakugayidinga, rikakwereka uko abandi babyitwayemo, nawe ukaba wabasha kubinyuramo udatsinzwe. Ariko ndagira ngo pastor yegere mikoro. Waravuga ngo witwa? Ni ikintu gikomeye cyane. Uzi ko Zaburi 119 ngira ngo niba ari umurongo wa 11, ntabwo nahasomye, ariko baravuga ngo nayo ni Zaburi ya Dawudi. Avuga ngo nabiki ijambo ry'Uwiteka mu mutima wanjye kugira ngo ntazamucumura. Bivuze ngo bidusaba no kuba dufite impamba y'ijambo.
hahandi aho satani agutera actually na Yesu Kristo umwana w'Imana nawe satani yaramugerageje cyane ndiruka hamwe ijambo ryo barambwira ati manuka aho haboro nubwo hasi ngo ndaguha ngo niba ari ibintu byose bituye ngo niba ari biki bituye isi ngo ndaguha ubwami bwose yanyeretse ikibaya cy'umujyi ngira ngo ari imbere ye ariko nta kindi yamutsindishaga yamujeho inshuro enye zose akamubwira ngo handitse ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe handitse ngo umuntu ntabwo azatungwa n'umutsima gusa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka azadutunga n'ibindi byose yamukubitishaga ijambo rero umukiranutsi iyo ahuye n'ikigeragezo yagombye kuba afite impamba y'ijambo muri we avuga ati satani handitse ngo wakigerageje handitse ngo urumva nicyo nashaka kumwuzuzaho murakoze yes mwitegura rero mwitegura kwegera mikoro kugira ngo mujye mu gikishizaho akaririmbo gato mu minota nk'ibiri ndagira ngo mbaze ikuzwe Benitari amazina yanyu nayafashe uregera imikoro ku myaka yawe 21 cyangwa 22 n'ubwesinga ariko igaragara aho ngaho kuko nanjye nizi imbere kandi narayumvaga cyane waba warahuye n'ikigeragezo yego watubwira uburyo ikigeragezo wagitsinze umwana w'umukobwa abana b'abakobwa bakunda guhura n'ibigeragezo byinshi cyane rero watubwira uburyo wahuye n'ikigeragezo rimwe ndetse n'inashoboka uduhe n'urugero rw'ikigeragezo yes ndabizi ni byinshi wahuye nabyo uvuze gutyo ngo ntabwo urugero ahubwo bitangirira n'ikibazo ikibazo cyo gutekana reka nyine mbaze ikibazo cyanjye ndaza pasiteri n'abari hano bose yes ikibazo cyose umukristo cyangwa umukiranutsi wahuye nacyo gihita kiba ikigeragezo ikibazo cyose umukristo cyangwa umukiranutsi bitewe n'uko yavuze ikibazo cyose wahuye nacyo kiba ari ikigeragezo ubwo ikibazo n'ikigeragezo wabidefininga gute ko wiga muri kaminuza reka wenda ngufasha aho ngaho ikibazo cyose ikibazo ubundi ni problem nicyo bishatse kuvuga ikibazo cyose cyangwa se probleme iyo ari yo yose uhuye nayo ikuvana mu murongo wo kubaha Imana kiba ari ikigeragezo sinzi ukuntu udefining ikigeragezo cyangwa ugusobanura igihe ariko ikintu cyose kigukura mu by'Imana ishaka kuba byo kiba kikugerageje kiba gishaka kugutesha inzira ibyo ni gutyo numva ikigeragezo mbese igishuko cyo ni igishuko cyo nabwo ari ikigeragezo igishuko ubwo nyine mu ruzungu bakita temptation mu gifaransa sinzi ukuntu bakita ni ikigeragezo nabyo ni ikigeragezo hari temptation akaba na try cyangwa test ubwo nyine nibyo ubwo rero hano dukoresha ikinyarwanda kubera ko abatwumva benshi ni abanyarwanda kandi kugira ngo ibintu bijyanye kumvikana neza cyane wenda ndumva umuyobozi w'ikiganiro yadufasha kwirinda kujya muri terminology kujya mu busobanuro bw'amagambo tugakomeza muri insanganyamatsiko dufite kuko nicyo kigamije imyitwarire y'umukiranutsi igihe yahuye na trial cyangwa temptation cyangwa test izina wacitse cyo cyose ubundi yitwara ati noneho nk'uko nyine bari babashije hajya nashaka ko uduhurira ariko ndabona iminota yagiye maze muturirimbire mu kanya ndaza kubabaza ibindi bibazo turacyari kumwe na Morning Star Worship Team cyangwa se inyenyeri yo mu Rutoro ese hari ibiterane mujya mutegura Wilson yego ibiterane rwose birakorwa cyane by'ivuga butumwa bikunda kubera hese dukorera muri kaminuza gusa ubu ntabwo mushobora gukorera hanze dukorera hanze iyo twatumiwe nka pastor aramutse abatumiye
mushobora kujya kuririmba hakurya hariya. Yego rwose birategurwa neza, turakora ivugabutumwa kuko niwo murimo twahamagaye. Yes, muterete muzajye kuririmba hariya. Pastor uriteguye kuzabakira. Bisaba kubitegura n'umwanya utari muto, nanone tukabuzana gahunda z'amasomo. Nta kibazo, dukunda abashyitsi rwose bazaza. Murakoze cyane. Mwumvise ko Pastor kera bahaye ikaze. Turamushimiye cyane. Yes, ni Karurire mwongeye mutumirizeho akarimbo minota 2 kugira ngo twakire abadukurikiye, nabo ndababona benshi cyane barimo barakomanga kuri telefone bashaka kutubaza ibibazo ndetse bafite n'ibyifuzo. Ni karibu Morning Star Worship Team. See
Haleluya. Yes, Morning Star harakabaho Morning Star worship team uyu munsi kabisa. Byari special ndikumva ubutaha nazongera nkabatumira nimba muzamugiye hari mutarafunga mudafunga ryari igihe ngo muzagifunga ryari Kugeza academic ya irangiye turahari. ndavuga wenda mu matariki 20 muzamuhari Yego. z'uku kwezi kwa 12 Turahari no mu minsi mikuru. murahari Cyane. no mu minsi mikuru. Cyane. Voilà. Yes. Ndagira ngo tutarakira abantu kuri telefone mbanze nakire pastor. Akantu gato cyane. yego Nk'umukristo niye nama mugira kugira ngo mu gihe yahuye n'ibigeragezo iki yakora umunota umwe asigaye mpita nakira abantu kuri telefone barimo baranyishyuza n'ubu ngo barakomanga ari benshi mu munota umwe ntavuze ibintu byinshi. yego Akwiye gukomera ku bunyangamugayo bwe, yego akwiye gukomera ku kwizera kwe, yego akwiye gukomera ku bugingo bwe, yego kuko hari ikigeragezo gishobora kujyana mu gicumuro, yego igicumuro kikaguhitana kikakujyana n'ubugingo bwawe nawe wese. yes So muri make twifashishije ijambo ry'Imana, twifashishije gusenga Imana kugira ngo tuyobore, yego tumenye n'amahitamo dukwiye gukora mu kigeragezo. Yego. Icy'ingenzi yego dukomere ku byo twizeye. yego Murakoze. Pastor arakoze cyane. Ndagira ngo twakire abantu kuri telefone nka 4 mu minota mike dusigaranye kugira ngo tutarya umwanya w'abandi bantu. Radio Nyagatare, allo. Allo. Witwa nde? Uherereye he? Nitwa Tuyisenge Emmanuel, merereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Rukoma, akagari Gahurura. Yes, Tuyisenge Emmanuel umeze mute? Turashima Imana. Yes, ikibazo cyawe cyangwa icyifuzo? Igitekerezo rero ku bwanjye numva natanga. Yego. Icya mbere ni ukwizera Imana, tukayiyegurira umutima wacu wose. Yes. Ntacyo dusigaje. Kugira ngo dutsinde ibigeragezo. Tukabasha no gusenga tukanesha. Ugerageza kubibwira se abantu muturanye aho ngaho muri quartier? Ugerageza kubibwira abantu muturanye aho ngaho muri quartier? Ntabwo byabura ku muntu utuye muri iyi si. Yego. Kuko iyi si ntabwo ari umudendezo n'ibibazo gusa. Yego, urakoze cyane. Mugira umugoroba mwiza. Nawe kabisa urakoze cyane. Twakira undi muntu kuri telefone, iminota yadutwaye. Radio Nyagatare, allo. Mwiriwe neza umusa, banza ugabanye radio yawe kugira ngo utatumena amatwi. Ayigabanyije. Sawa. Witwa nde, uherereye he? Uravugana n'iyo nkuru François. Yes, François. Merereye muri Gatunda Cyagaju. Yes, Gatunda muradukurikira neza. Turabakurikira neza umudugudu wa Hanganyonga. Yes, ikibazo cyawe cyangwa icyifuzo? Icyifuzo natanga. Yego. Ni uko nyine twebwe mu gihe tugira impano zo kuririmba ariko tukabura aho twabihera. Tukaguma nyine mu cyaro, ariko buriya n'abo bantu bagiye baguma batanga ubutumwa tukajya twumva kuri radiyo. Yego. Twajya twumva nyine natwe dufite umunezero, cyangwa natwe tukajya nko mu rusengero tugatanga ubutumwa. Yego, mugera mu rusengero cyane, mujya no mu makorari, buriya nabyo birafasha cyane. Nyine hari igihe ujya nko ku rusengero. Yego. Wagera ku rusengero nyine ukumva wagera, ariko wagera muri korari ukumva ibintu birimo ugacekerera. Ibyo bintu rero turimo turiga tuvuga ngo ni gute mu kiranutsi yatsinda ibigeragezo. Ugomba gusenga. Ikintu cya mbere ni ugusenga. Ikintu cya mbere ni ugusenga, asigaye ukajya inama n'abandi bantu bakuru. Rero natwe mudusengere, mbwire uwo mupasiteri amahano dusengere abantu bacika intege, tugume mu murimo w'Imana. Cyane, ngiye gusoza ndamubwira pastor, reka twakire undi muntu kuri telefone kandi urakoze cyane. Babone niyo nkuru François Gatunda Cyaga. Yes, François urakoze cyane. Dusigaje iminota mikeya cyane itagera kuri iyi minota 2 twakira abantu kugira ngo dusoze. Radio Nyagatare, allo. Allo.
turakumva. Halo, agiye twakira abandi. Radio Nyagatare, halo. Yes, mumeze mute? Wagabanya radio yawe? Igabanya rwose, ntabwo ari byiza kwiyumva kuko hari ukuntu mutumena amatwi. Mwiriwe neza? Urakoze cyane. Yes, hakurya ha Rwema mumeze mute? Imvura yaraguye, inka zirarisha, amatara aboneka. Urakoze cyane. Kamanze rero mbashimire. Yego. Yego. Avuga ati niwumva wenda gucika intege komeza urwane urugamba. Yego. Yesu Kristo arahari nawe n'ukuboko kwe n'igipfunsi. Yego. Ntekereza ko yiteguye gupfundikura igipfunsi kugira ngo haze ibyifuzwa byose byo mu isi. Yego. Rero Satani ntabwo aba abyishimiye, ariko gukomeza kwihugura no gukomeza guha imbaraga umutima wawe. Yego. Gufasha kuba Imana yakomeza gushyira mu gipfunsi. Noneho Yego. Rwose mu gihe nawe yenda kuba rwose wari wasabye ko wenda bazongera ukabatumira. Yego, baririmbye. Bongeye badushakira igitaramo cyiza kitujyana mu bugingo bwa Yesu Kristo. Yego. Kugira ngo bizabe bimeze neza. Tuzabataramira cyane. Kare telefone. Sawa, urakoze cyane. Twakira undi muntu umwe asigaye tugane ku musozo. Halo, Radio Nyagatare. Mwiriwe. Meze mute? Meze neza, ni Francois Museri bari hamwe. Yego, bari hamwe, umeze neza? Ni Kamanzi Steven Pasiteri. Yego. N'abaririmbyi we. Yego. Ari mu bantu bateganya gucika intege. Yego. Asubiza ubuzima bwanjye muri Yesu Kristo. Amen. Nyerekeza indi 15 muzagakiza. Yego. Nubwo twaturushwa n'abantu. Yego, tugumane ukwizera. Amen. Mushimire Pasiteri. Yego. Atuvuza ubutumwa. Yego. Atuma yibuka indirimbo 15 muzagakiza. Amen. Ati Imana ikongera umugisha. Yego. Igusiga amavuta. Yego. Ukomeze ubwirize inama z'Imana. Pastor, yo kwira mikoro kamusubiza rwose, yagushimiye. Imana imumugisha yakire. Yego. Urakoze cyane. Yego. Dusoza rero, mbere yuko nsoza nsubiza mikoro ndashimira Morning Star Worship Team n'abaririmbyi bayo, abo nibuka harimo Benite, Adolphine, Wilson, Gilbert, Museveni, ndetse na Byuma Ale pianiste na cameraman Damascene Kinyukiza. Damascene ndetse na Pastor Julius. Rero nje mwari muri kumwe kuri mikoro ni Musoni. Ndagira unakire Pastor atubwire nagira ngo aduha amatangazo y'ejo ndetse n'umwanzuro w'ejo kugira ngo urakoze cyane. Nta matangazo usibye kubatumira ejo materaniro. Hano turi kumwe n'abanyeshuri Morning Star kaminuza bafite iteraniro ryabo muri kaminuza. Abanyeshuri ba kaminuza badukurikiye murararitswe ejo muzaze. Morning Star ibasusurutse ibinjiza mu kuramya Imana. Twebwe kuri New Life Bible Church natwe turabatumiye muzaze materaniro yacu ya saa 2 y'Icyongereza ageza saa 3 n'igice, hanyuma guhera saa 3 n'igice kugeza saa 6 n'igice tuzaba dufite amateraniro y'Ikinyarwanda. Turabararitse kuri New Life hariya Mirama, muzaze duterane tunezerwe Umwami. Yes, nshimira abandi badukurikiye mwese, abari Rwimiyaga, abajimi twababonye n'abandi benshi cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka, tuzongere kuwa gatatu nk'uyu munsi bidukundiye twazatumira iyi Morning Star Worship Team bazazindukiye, tuzabona umwanya uhagije. Imana ibarinde. Ciao.